Ibihe byiza aho uherereye hose, wowe udukurikiye kandi wowe dukomezanyije uru rugendo rw'amasengesho y'iminsi 40 yo n'umunsi wa gatanu. Dushima Imana ikomeje kubana natwe, ikomeje kudufasha no kuduha ibihe byiza, tubibutsa yuko icyumweru cya mbere cyo kwitegura Noheli nacyo kirimo gitambuka, ari nako dukomeje gusoma amagambo y'Imana ndetse no kuyigiraho, cyane cyane tureba ko abandi bakiranutsi bitwaye mu mibereho yabo, kugira ngo natwe abarimo kugera ikirenge mu cyabo tuzashobozwe n'Imana gukomeza kubana nayo neza, tudaciye iburyo cyangwa ibumoso. Inzira yo kubaha Imana niyo nzira twahisemo, biradukwiriye ko dutega amatwi ijambo ry'Imana. Reka rero dusenga Imana kandi tubifurize ibihe byiza aho muri hose. Imana ibahe umugisha. Mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo turagushimiye Uwiteka, uduha umwuka duhumeka. Tunejejwe n'uko turiho kandi tunejejwe n'uko udushoboza gutanga umusanzu wacu kugira ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Umugisha umuntu wese wumva kandi umuntu wese wumvira ijambo ryawe mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Nyuma y'uko turebye imibereho ya Zekariya ndetse na Elizabeth, n'uko bahawe n'Imana isezerano ndetse n'uko bashubijwe, uyu munsi ndagira ngo tugaruke noneho turebe ese hagati y'igihe Imana yavuganiye na Elizabeth na Zakariya no gusohora ku isezerano habaye iki. Elizabeth atwite afite inda y'amezi 6, marayika w'Uwiteka hari ikindi gikorwa yakoze, ari nacyo mu by'ukuri gikomeye cyane, gifite icyo kivuze mu buzima bw'umukristo wese wizera Kristo uzizihiza umunsi mukuru wa Noheli. Mu kwezi kwa 6 kw'inda ya Elizabeth, turasoma Luka igice cya mbere umurongo wa 26, hanyuma dusoreze ku murongo wa 38. Haranditse ngo mu kwezi kwa 6 marayika Gaburiyeli atumwa n'Imana mu mudugudu w'i Galilaya witwa i Nazareti, ku mwari wari warasambwe n'umugabo witwaga Yosefu wo mu nzu ya Dawidi. Izina ry'uwo mwari ni Mariya. Amusanga aho yari ari, aramubwira ati, ni amahoro, uhiriwe, Umwami Imana iri kumwe nawe. Ariko we ahagarika umutima cyane n'iryo jambo, atekereza iyo ndamutse icyo ari cyo. Marayika aramubwira ati, witinya Mariya, kuko uhiriwe ku Mana, kandi dore uzasama inda, uzabyara umuhungu, uzamwite Yesu. Azaba mukuru, azitwa umwana w'Isumba byose, kandi Umwami Imana izamuha intebe y'ubwami ya sekuruza Dawidi, azima mu nzu ya Yakobo iteka ryose, ubwami bwe ntibuzashira. Mariya abaza marayika ati, ibyo bizabaho bite ko ntararyamana n'umugabo? Marayika aramusubiza ati, umwuka wera azakuzaho, n'imbaraga z'Isumba byose zizagukingiriza. Nicyo gituma uwera uzavuka azitwa umwana w'Imana, kandi dore mwene wanyu Elizabeth nawe afite inda y'umuhungu yo mu zabukuru, uwitwaga ingumba, none uku ni ukwezi kwe kwa 6, kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Mariya aramubwira ati, dore ndi umuja w'Umwami Imana, bimbere uko uvuze. Nuko marayika amusigaho aragenda. Iri jambo dusomye ni inkuru kandi ni amagambo y'ukuri kw'Imana, ni ibyanditswe byera. Ijambo ry'Imana ritugaragarije yuko mu kwezi kwa 6 kw'inda ya Elizabeth, marayika w'Umwami Imana yongeye atemberera muri ya misozi y'i Yudaya, ajya asanga umwari ngo wari warasabwe n'umugabo witwa Yosefu witwa Mariya, ngo amuramutse indamutse ivuga ngo ni amahoro, uhiriwe we. Ariko Mariya yari afite kwiyubaha gukomeye, ndetse birumvikana byari bifitanye isano no kubaha Imana, kuko yashoje avuga ngo ndi umuja wa Nyagasani, ndi umuja w'Imana. Ibyo Uwiteka avuze bingirirwe, bivuze ko yari asanzwe yubaha Imana mu mutima. Ati iyo ndamutsora ntabwo yabaye nk'abakobwa b'iki gihe ushobora kuramutsa indamutso ivuga uti waramutse ikibasumba we, agahita akubwira ati, agahita amwenyura, agahita ahubwo atanga. Mbese ntabwo yari wa wundi ukururwa n'akantu ako ari ko kose.
indamutso ya marayika ubwayo Mariya yayibajijeho, aravuga ati iyo ndamutso ko idasanzwe, bituma marayika asubiramo amagambo asa nkaho yisobanuye, aravuga ati uhiriwe ku Mana date, urambabarire warasabwe, ahubwo uhiriwe ku Mana. Niko yamubwiye, aramubwira ati iyo ndamutso ndumva idasanzwe. Marayika aramubwira ati witinya Mariya kuko uhiriwe ku Mana. Imana ishimwe kandi izina ryayo rihabwa icyubahiro. Turashimira Imana yuko hari abantu bahiriwe ku Mana. Hari igihe umuntu ahirwa ku bantu, umuntu agahirwa mu byo akora, umuntu agahirwa mu bucuruzi, umuntu agahirwa mu kazi, ariko ntahirwe ku Mana. Ku Mana hakaba hari ibibazo, ku Mana akaba yariye iby'imfubyi n'abapfakazi, ku Mana akaba yatwaye umugore w'abandi. Urumva, si no ku Mana gusa ahubwo no ku bantu ari ibibazo. Akoresheje se ububasha afite, ubushobozi afite, hakaba hari ibibazo runaka. Ariko Mariya, izina ry'Uwiteka nirishimwe, yari ahiriwe ku Mana. Ese nawe ujya witekerezaho ugasanga uhiriwe ku Mana? Ahangaha harimo isomo rikomeye cyane ryo kwibaza ngo ese jyewe mpiriwe kuri nde? Ese ndahiriwe ku Mana cyangwa ndahiriwe gusa ku myambaro, ndahiriwe gusa mu buzima, mpiriwe kuri nde? Ariko uko tuganira ujya unyara gutekereza ati ariko njyewe buriya ndamutso ya marayika iramutse ingezeho yambwira ati amahoro, uhiriwe we, uhiriwe ku Mana. Ariko ndabifuriza mwese guhirwa ku Mana, kuko nicyo kintu gituma izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Iyo uhiriwe ku Mana uhesha izina ry'Uwiteka icyubahiro. Ubutumwa rero yari amuzaniye ntabwo ari ubundi. Aramubwira ati wowe rero Mariya uzasama inda, uzabyara umwana udasanzwe, uzamwite Yesu, azitwa umwana w'isumba byose, azicara ku ntebe ya sekuruza y'ubwami bwa sekuruza Dawidi. Muri make amusubiramo ibiri mu masezerano, yari abizi ko abizi. Ariko Mariya aho gushamaduka avuga ati yewe birabaye, rwose ni igitangaza, ati buriya nzaba umugabekazi, nzaba nyina w'umwami, reka reka. Yahise avuga ati ibyo bintu uvuze ntabwo bishoboka. Njye ndi umukobwa w'isugi, ndi umukobwa utarigeze ubonana n'umugabo, sindaryamana n'umugabo. Ibyo kumbwira ngo nzaba nyina w'umwami, ngo umuhungu, ngo nzabyara umuhungu, ngo uzicara ngo ku ntebe y'ubwami, ibyo ngibyo byigumanire, ntibishoboka, ni ibintu bidashobora kubaho. Iyi reaction y'abakiranutsi ndayikunda, izina ry'Uwiteka nirishimwe. Yaba ari undi uherutse mu gitanda cy'abandi nko mu cyumweru gishize, yarahise avuga ati bya bintu nakoze byagize ingaruka, none Imana ishimwe yanteguriyemo umuhungu uzaba umwami. Ariko turashimira Imana, Mariya nubwo yari arimo avugana na marayika kandi abibona ko ari ibintu bidasanzwe, ariko uburyo yitwaye bufitanye isano no gukiranirwa. Ati ibyo bintu ntibishoboka. Ndabashuhuje mwese abari, abakobwa bakiri amasugi, Imana ibaha umugisha. Imyitwarire yanyu n'imibereho yanyu turakomeza kubasengera kugira ngo Imana izabagirire neza, izabubakira ingo z'amahoro. Mufite ubuhamya bwiza, ubwo buhamya ni bwiza cyane. Kuba muri amasugi ni bwiza cyane, ubwo buhamya buraruta, ubu ni bwiza cyane ubwo buhamya bwo kuba mukiri isugi. Kuba ukiri isugi ni ubuhamya bwiza cyane. Kuba waba umusore w'imanzi, umusore vierge, cyangwa uri umukobwa w'isugi. Ariko hano isugi ntabwo ushaka kuvuga uwo wese, ndashaka kuvuga utararyamana n'umugabo. Kuba uri umukobwa utararyamana n'umugabo, cyangwa umusore utararyamana n'umugore, utararyamana n'umugore runaka cyangwa umukobwa, ubwo buhamya ni bwiza cyane. Imana nyir'ijuru n'isi gukomereza ubwo buhamya kugera igihe uzubakira urwawe rugo. Kubera ko Mariya yahise asubiza na reaction ya vuba vuba cyane, ati reka reka, ibyo bintu ntabwo bishoboka. Ariko marayika aramubwira ati wivunika, ntabwo ari ibyo mvuze, ntabwo mvuze ko hari ukundi bizagenda, ahubwo umwuka wera
hazakuzaho imbaraga z'Imana zizagukingiriza, uzasama inda idakomotse ku kuryamana k'umugore n'umugabo. Hanyuma uwera uzavuka azitwa uwera wisumba byose. Hari imbaraga zijya zikingiriza abera kugira ngo imirimo y'Imana ikoreke. Mariya zaramukingirije abyara Yesu. Uyu munsi imbaraga z'Imana zagukingiriza nawe, zigatuma icyangiro cyari kikuriho kikuvaho. Haleluya! Bigatuma igikundiro kiza. Wari ugumiwe imbaraga z'Imana zagukingiriza. Haleluya! Imbaraga z'Imana zagukingiriza ugasabwa, ugakobwa, nawe bakagutaramira, bakakwita ya mazina meza, Mutembashyushyu n'ayandi nk'ayo ngayo, Mutumwinka, Mukobwajana, ya mazina meza yose nawe burya wayitwa. Ababyeyi mumenye ngo hari imbaraga zishobora gukingiriza, kandi rimwe na rimwe ndetse akenshi na kenshi kiba cyaratumye byanga, ziba ari imbaraga n'ubundi zindi bakoresheje, imbaraga bakoresheje bazinga, imbaraga bakoresheje izo ngizo. Imbaraga z'Imana ndi kumva amatwi kukubwira ko zije gutesha agaciro ibyo byose zikagukingiriza, hanyuma Imana ikagukorera igitangaza. Wenda ntikore igitangaza nk'icyo yakoreye Mariya, ariko ikagukorera nawe igitangaza gituma hari ishimwe riboneka, gituma hari igitangaza gikoreka. Mubyeyi, hari igitangaza Imana yakorera umwana wawe, amasengesho yawe akumvwa. Mukobwa, musore, hari igitangaza Imana yakora, imbaraga z'Imana zigukingirije. Haleluya! Haleluya! Imbaraga z'Imana zagukingiriza, hanyuma igitangaza kigakoreka. Ushobora kuba umaze imyaka runaka 2, 3 ubona nta n'inda urakuramo, ariko ndababwira ngo imbaraga z'Imana zagukingiriza mu gikorwa cy'abakuze, ugasama inda kandi ukazabyara. Imbaraga z'Imana nizibakingirize mu izina rya Yesu. Imbaraga z'Imana zagukingiriza ugarukuka icyamunara. Imbaraga z'Imana zagukingiriza ugakira icyago runaka, ugakira uburwayi. Imbaraga z'Imana zagukingiriza ugakira. Izina ry'Uwiteka nirishimwe cyane. Muri iyi minsi turimo gusenga amasengesho afite intego, purpose driven prayer. Turi gusenga amasengesho afite intego. Uyu munsi turimo turasengera abantu bose bafite ubumuga mu ndwara, afite ubumuga bwo kutabona, afite ubumuga bwo kutavuga, afite ubumuga butandukanye. Uyu munsi turi gusenga isengesho ryo kwingingira abafite ubumuga kugira ngo Imana ibakorere ibitangaza mu izina rya Yesu. Uburenganzira bwabo bwubahirizwa impande n'impande kuri iyi si, be guhutazwa, be gusigara inyuma. Turi gukora ubuvugizi bwo mu masengesho mu buryo bw'umwuka, ariko kandi nanone no mu buryo bw'umubiri. Imana yitamurure kugira ngo abantu bafite ubumuga babone ukuboko kw'Imana. Izina ry'Uwiteka nirishimwe kandi rihabwa icyubahiro. Turimo turasengera abafite akazi. Buri imbaraga z'Imana zagukingiriza mu kazi ukora, zigatuma ubwenge bwawe n'umwete wawe n'ubuhanga bwawe bimenyekana. Ibyo bapfukirana ngo bitamenyekana, ariko imbaraga z'Imana zagukingiriza bikamenyekana ko burya akazi kose ari wowe ugakora, ko na shobuja ari wowe umukorera akazi. Turasengera abantu bafite akazi, abakora muri leta, abakora ababosi runaka, kugira ngo mugire agaciro mu kazi mukora, kandi umuntu wese ahererwe umugisha ibyo akorana ubuhanga, ibyo akorana ubwenge. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Turi gusenga Imana kugira ngo mu itorero naho Imana icemo akarengane. Hari abantu batazi ko mu itorero hajya haba akarengane. Mu itorero hajya haba akarengane. Abantu bamwe bakikubira bakarya ibyo kurya bakabimena, biriya ni ukurenganya. Bakambara imyenda ikarinda itora uruhumbu, hari abambaye ubusa, biriya ni ukurengana. Bakikubira bakibagirwa abandi, ni ukurengana, ni akarengane. Imana nyir'ijuru n'isi ikingiriza abantu b'Imana, ica akarengane mu izina rya Yesu Kristo. Turimo turasengera igihugu, turi kugisabira umutekano kugira ngo imbaraga z'Imana zigikingirize. Abagizi ba nabi bagitangira gutekereza gucura imigambi bafatwe, bamenyekane. Aho ngaho niho dukura umutekano. Iryo yerekwa n'iryo hishurirwa. Turi gusenga kugira ngo abashinzwe umutekano bagire izo mbaraga zitahura hakiri kare. Bashobora gukoresha ubuhanga, bakoresha tekinoloji, ariko hari n'amarangamutima atuma
ibintu bigenda neza, abari bagiye kugirirwa nabi bakaba bararokotse. Kubera iki? Kubera twasenze. Twebwe umurimo wacu ni ugusenga muri iyi minsi kugira ngo Imana nyir'ijuru n'isi yiheshe icyubahiro. Imbaraga z'Imana zigukingirize, nanjye zinkingirize, nawe zigukingirize mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Haleluya, 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 bibe bityo. Imbaraga z'Imana zigukingirize. Marayika aramubwira ati kandi ndagira ngo nkubwire n'ikintu utari uzi. Wibuke ko Elizabeth yari yarabihishe amezi 5, hari mu kwezi kwa gatandatu yari yarahishe ko yasamye inda, ariko marayika w'Uwiteka ahita abibwira Mariya. Aramubwira ati Elizabeth, ubu ngubu ni ukwezi kwa gatandatu, ibyo ntabyo wari uzi ariko ndabikubwiye. Mu bice bikurikiraho tuzanabibona. Mariya yahise yirukanka ajya kureba, ariko ibintu marayika yambwiye buriya ni ibya nyabyo, reka nzajye kureba koko niba ari byo. Aravuga ati reka nzajye kureba ko Elizabeth koko agiye kubyara. Ubwo yahise ajyayo. Imana rero hari ukuntu itanga ibimenyetso abantu ntibabimenye, ariko buriya iyo Imana ikwihereye ikimenyetso ni byiza cyane kuruta kugisaba. Imana yacu itugirire neza cyane. Hanyuma yongeraho ijambo rikomeye, marayika yongeraho ijambo rikomeye, umurongo wa 37 rivuga ngo kuko nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Twarabibonye ubushize, n'ubu ngubu twongeye kubisubiramo, nta jambo ryavuze Imana ngo rihere. Bise bigirutsa agakorasi kari mu mbyino y'Ikirundi rivuga ngo nta jambo ryavuze Imana ngo rihere. Ndagira ngo twinjire turisengeremo iryo jambo ryavuze Imana. Nta jambo ryavuze Imana ngo rihere. Ni iyindi nyigisho iri muri iki gice dusomye. Nta jambo ryavuzwe n'Imana rizahera. Izina ry'Uwiteka nirishimwe. Mariya nawe aho yatandukaniye na Zekariya ntiyigeze ashidikanya. Yahise avuga ati njyewe ndi umuja wa Nyagasani, ibyo Uwiteka ashaka bigire gute? Bingirirwe. Imana ishimwe cyane. Imana iha umugisha umuntu wese, umukobwa, umubyeyi, umugabo, umuntu wese, umukristo umugenzi ufite kwizera kumuganisha kugira iyi myitwarire imeze nk'iya Mariya. Ni urugero wakurikiza, kwizera ibyavuzwe n'Imana udashidikanya. Ndi umuja wa Nyagasani, ibyo ashaka bingirirweho, iby'Imana ishaka bingirirweho, iby'Imana ishaka ntibikugirirweho mwene data. Imana ishaka kubyara ntibikugirirweho mu izina rya Yesu. Imana ishaka gushyingirwa ntibikugirirweho ushyingirwe. Iby'Imana ishaka ntibikugirirweho nonaha. Haleluya, haleluya. Akira iby'Imana ishaka bikugirirweho mu izina rya Yesu Kristo. Iby'Imana ishaka ntibikugirirweho mu izina rya Yesu Kristo. Iby'Imana ishaka bingirirweho, kuko ndi umuja wa Nyagasani. Nta jambo ryavuze Imana ngo rihere. 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 Haleluya. Yari yarabitubwiye ko izatugirira neza, ko tuzonsa abahungu n'abakobwa. Yari yarabitubwiye. Haleluya. Nta jambo ryavuze Imana rizahera. Wowe ushobora kwitegereza ukabona ntabwo uzi ahantu bizaturuka, ariko imbaraga z'Imana zizagukingiriza. Undi muri ibyo bikorasi yaravuze ngo ntukibaze ukuntu uzatabarwa. Uwiteka iyo agiye gukora ntawe agisha inama, arakora gusa. Ngo uzatabarwa bose babireba, nk'uko Moridekayi yatabawe, nk'uko Moridekayi yatabawe. Imana ishimwe cyane. Wikwibaza ngo bizagenda bite. Reka dusoze dusenga Imana, dusengera muri iri jambo rivuga ngo ndi umuja wa Nyagasani, ibyo ashaka bingirirweho. Ndi umuja wa Nyagasani, ibyo ashaka bingirirweho. Kandi twizere kuko nta jambo ryavuze Imana rihere, kuko nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Izina ry'Uwiteka nirishimwe. Ubwo ni ubutumwa bwa marayika. Uyu munsi ijambo ry'Uwiteka rije kuri wowe rizanywe na marayika rikubwira ngo nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Byakire, ubyizere. Nta jambo ryavuze Imana rihera. Izina ry'Uwiteka nirihabwe icyubahiro. Reka dusenge tuzirikana bya byifuzo tumaze iminsi dusengera, ariko kandi nanone by'umwihariko twingingira igihugu cyacu, itorero dusengeramo, twingingira abantu b'Imana, ndetse twinginga kugira ngo Uwiteka agirire neza abarwayi. Ariko muri uyu mwanya
ntabwo ari abarwayi barwaye uburwayi busanzwe buvurwa bugakira, ahubwo ni abafite ubumuga. Imana yite ku bantu bafite ubumuga. Ese ujya ugerageza kwishyira mu mwanya w'umuntu utareba? Ujya wishyira mu mwanya w'umuntu uvuga ari uko aciye amarenga kugira ngo mwumvikane, ari uko akoresha ibimenyetso? Ujya ugerageza kwishyira mu mwanya we? Ujya ugerageza kwishyira mu mwanya w'umuntu ugenda mu kagare, uhaguruka ari uko agendeye mu kagare, cyangwa se ukageramo nubwo ari uko ujya ubigerageza? Reka dufate umwanya twingingire n'abafite ubumuga kugira ngo Imana ibagirire neza, bakomeze. Ndatekereza ko hari ibikomere byinshi bahura nabyo, ku buryo kubasengera Imana kugira ngo ibagirire neza nabyo ari byiza. Izina ry'Uwiteka nirihabwe icyubahiro. Reka twinginge Imana. Nta jambo ryavuze Imana rihera. Uwiteka nahabwe icyubahiro. Mana yacu, ndagushimiye mu izina rya Yesu Kristo. Uyu ni umunsi wa 5 kuba imbere yawe, kandi ni umunsi wabanyemo natwe, ukadufasha, ukatugirira neza, ukumva gusenga kwacu ubwo twari imbere yawe n'abakiri bato. Ishimwe n'icyubahiro n'ibibi byawe. Ndagushimiye kandi kubw'abanyumva, baba bake baba benshi, nubwo tutari abahanga mu bijyanye n'ikoranabuhanga, ariko turi abahanga kuko twamenye izina ryawe rikuru, kandi ijambo ryawe riri muri twe. Imbaraga zawe ziri muri twe, zikorera muri twe. Habwa icyubahiro Nyagasani. Nawe umva gusenga dusengera abafite ubumuga. Tujya tugerageza gutekereza ukuntu biba bimeze iyo umuntu afite ubumuga bwo kutabona. Dufite inshuti, dufite abavandimwe bafite ubumuga, turabasengeye mu izina rya Yesu. Hari ibikomere byanze bikunze bahura nabyo. Uri Imana yomora ibyo bikomere. Uri Imana igira neza, igira ikintu ukora mu buzima bwabo. Twasomye ibyanditswe byera bitubwira ko mu gihe cyawe impumyi zahumukaga, abafite ubumuga bwo kutagenda bagakira, bagatambuka, indwara zananiranye zigakira, abarimo bamaze imyaka 38 barakize mu gihe cyawe, kandi no mu gihe cy'intumwa byarabaye. Ubu ngubu tubyumva hake. Turakwinginze kugira ngo ibyo bikore no mu gihugu cyacu. Wiheshe icyubahiro kubw'ubuntu bwawe. Umva gusenga dusengera imbere yawe tubasabira kugira ngo bakomeze bahure umutima, kandi sosiyete turimo ibumve, ibakire, ibakorere ibikwiye byose, babone uburenganzira bwabo bwose. Izina ryawe Mwami riherwe icyubahiro muri bo nk'uko riherwe icyubahiro mu bandi bose. Ishimwe n'icyubahiro byawe. Imbaraga zawe nabo nibazibakingirize gukora ibitangaza muri bo. Uko dusengeye igihugu cyacu kugira ngo kirindire umutekano, haba ubwo abahungabanya umutekano bihishahishe. Tekinoloji igihugu kigezeho n'ubuhanga bikaba wenda bitahageza, ariko Nyagasani Imana mwihishurirwa ushobora gutanga umucyo, bigatuma nta maraso ameneka, bigatuma abajya bacura imigambi bimenyekana hakiri kare, kugira ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Twirukanye imbaraga mbi zose, haba ku mipaka ine y'igihugu mu izina rya Yesu, ndetse no mu gihugu imbere. Katika jina la Yesu, hari abahungabanya umutekano kubera ubujura. Mu izina rya Yesu, abo bose turasenze kugira ngo imigambi yabo igishuka hakiri kare mu izina rya Yesu Kristo. Abagira inzangano z'ubwoko butandukanye n'ibindi byinshi batera guhemuka, dusengeye imitima yabo kugira ngo uyimenagure, uyihindure, uyihe kwihana hakiri kare, bo ubwabo bitange, ibikorwa byabo bimenyekanishe batsinzwe n'imbaraga ziri mu masengesho no mu ijambo ryawe. Dusengera igihugu cyacu kugiha amahoro. Ishimwe n'icyubahiro n'ibibi byawe. Niko dusengeye itorero kugira ngo abanyetorero be kurenganya abandi, abafite ibyo kurya be kubimena babisangiza abatabifite, abafite imyambaro be kuyangiza bayisangiza abatayifite, abafite ubutunzi be kubwangiza babusangiza abatabufite. Bitera agahinda n'umubabaro kubona abantu badashobora gusaranganya bike bafite bitwa ab'izina ryawe. Nyamara ibyanditswe byera byo bikavuga ngo nari nshonje, ngo muramfungurira, ngo nari nambaye ubusa muranyambika. Nyamara turimo turabona abashonji, turimo turabona abambaye ubusa, turimo turabona abari mu ngorane zikomeye, kandi turi kubona abanyetorero bafite ibisaga n'ibisagutse batari kwibuka abo banyamibabaro. Uwiteka ndakwinginze kugira ngo
ugire ikintu gikomeye ukora, habeho ubutabera mu izina rya Yesu Kristo. Ubutabera nka bumwe wahishuriye Mose mu gitabo cye cy'ubuhanuzi, nka bumwe wahishuriye Mika, nka bumwe wahishuriye Yesaya, mu izina rya Yesu, nka bumwe wahishuriye Hoseya, habeho ubutabera mu itorero ku bw'izina ryawe Mana rikomeye no ku bw'icyubahiro cyawe. Uyu munsi turasenze kugira ngo bikore, niko dusengeye abantu bawe, abasore n'abakobwa, abagabo n'abagore bari mu kazi ahantu hatandukanye. Dusengeye igikundiro kubakoresha, kandi turasenze ngo ubuhanga n'ubushobozi bakoresha bimenyekane. Abakwiriye amaporomosiyo bayahabwe, abakwiriye kongerwa imishahara bayongererwe. Turasenze ngo abari mu kazi bagirirwe neza nawe mu izina rya Yesu. Twarakwinginze Mwami kugira ngo ugire icyo ukora ku bw'abashomeri, kugira ngo utange akazi mu bashomeri. Noneho turakwinginze kugira ngo abakagezemo ubakomereze amaboko, ubakomereze imikorere, barinde kugira umutima mubi wo gukora ari uko ba shebuja babareba, ahubwo bakore nk'abikorera, bakore nk'abagukorera, bakore nk'abazahabwa ingororano utanga. Uri muri serivisi kwa muganga abikore nk'uwo utegereje guhabwa umugisha n'Uwiteka, atari ukureba gusa umushahara ahembwa. Uri muri serivisi mu butegetsi bwite bwa leta abikore nk'umuntu ukunze abantu akorera, kandi nk'umuntu uzabigororerwa, nk'umuntu umara umwanya munini yiyumvemo ko hari umurimo ukomeye arimo gukorera, kandi ni ukuri ni umurimo ukomeye. Uri mu bucuruzi abikore nk'aho atari ugushaka inyungu gusa, ahubwo ari no gutanga serivisi kugira ngo yegereze serivisi abayikeneye. Uwiteka ndakwinginze mu izina rya Yesu, abantu bakora umurimo unoze kandi ubibashoboze, abakoresha nabo baha agaciro uwo murimo, bawuhembere uko bikwiye. Ishimwe n'icyubahiro n'ibi byawe, ndakwinginze Mana kugira ngo uyu munsi ubane natwe, wiheshe icyubahiro mu bafite ubumuga, wiheshe icyubahiro mu itorero, wiheshe icyubahiro mu buyobozi bw'igihugu, kandi wiheshe icyubahiro kurindira umutekano wacyo, ugihe amahoro kubw'ubuntu bwawe. Turagushimiye kuzakomeza kutwumva muri ibihe byo kuba imbere yawe, kandi kuba umugisha umuntu wese ukurikira ibihe byo gusenga mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Imana ibahe umugisha mwese, inshuti nziza, inshuti zacu mudukurikira, abari kure n'abari hafi, abo twabanye, abo dukunda, abo twibuka, abo tuzirikana mu masengesho ya buri munsi. Imana ikomeze kubagirira neza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen.